yikije umutima bwa mbere. Ibi ndabisemuye. Ati barantwikuruye. Ati barandebye. Ati ndi umudamu. Gahoro gahoro. Umuriro uratse nona. Etopita kosire. La bepe kotasi. Amaye. Te kosi. Turaje turebe rero. Umuriro ugiye kwaka. Amashabaye menshi. Ari kurebayo. Ibintu bira. Umuriro watse. Ubwo reba. Twikurura umuntu. Twaza gakeya. Umuriro uratse. Ako kantu. Twikurura umuntu. Twikurura umuntu. Banza umuhobere. Banza namuhobere. Mbere aramuhobeye. Wandutiye benshi. Wankuyeho igisuzuguriro. Wakoze iby'abandi bananiwe. Mubwire. Wakoze iby'abandi bagiye bambeshya ntibabigeraho. Bwira umuntu. Wabaye intwari. Mubwire. Uzahora uri intwari. Nzakubaha. Akosha mana. Iyi meta nkwambitse. Ai tuzatandukanwa n'urupfu. Mubwire. Tubifashijwemo n'Imana. Amen. Moba komere mu masi. Hobera umuntu, hobera umuntu, hobera umuntu. Aha rero natwe turategereza nibarekurana turakomeza. Zamura ikiganza babireba ngaho. Umwanya nuwawe. Jewe twishime Diodoni. Ganza ndemera ko uyu niragire Germaine ambera umugore. Tukazabana uko twabyiyemeje. Nzamukunda. Nzamwubaha, nzamushimisha. Arwaye cyangwa ari muzima. Mu bukire cyangwa se mu bukene. Niwe mugore wanjye wenyine. Nzabana nawe gusa. Tukazabana, tukazatandukanwa n'urupfu cyangwa se Yesu aje gutwara itorero rye. Imana izabifashamo. Tumukomere mu mashyi. Aba bana kuba umugabo undi akaba umugore. Uwaba afite impamvu ubu noneho ntabwo ari ukujya kuyumvira hariya muri biro ngo nyigenzure, ahubwo wazamura ikiganza ukaza hano tukaguha mikoro. Iyo mpamvu ukayitangira hano tukayigenzura tukareba ko itatuma tutabasezeranya. Ubwo bakagenda bakihangana. Niba uhari zamura ikiganza tukubona. Inshuro ya mbere. Hari uwatabyumvise neza. Naringize nti umuntu waba ufite impamvu yatuma Pastor Germain ndetse na Prophete Ganza tutabasezeranya kuba umugabo n'umugore, nazamura ikiganza iyo mpamvu ayivuga. Inshuro ya kabiri, iya gatatu. Ndashaka umuntu hano mwiterane n'abadukurikira online waba ufite impamvu yatuma Prophete Ganza ndetse na Pastor Germain tutabasezeranya kuba umugabo n'umugore. Bwa gatatu nazamura ikiganza iyo mpamvu ayituzanire tuyigenzurira ahangaha, hanyuma tureke kubasezeranya. Dukomere Imana mu mashyi. Impamvu irabuze. Hanyuma rero urabona ahindukirira umudamu n'umudamu ahindukire barebane mu maso. Yes, barebane. Hanyuma unyemerere utereho intambwe imwe umwegere. Urakoze cyane. Hagarara aho ngaho. Yes. Nagira ngo ndebe musaza w'umukobwa. Yaba ari he? Musaza. Nyemerere utambuke uze hano mubaze kugira ngo dufatanye uyu murimo. Musaza we.
Yes. Yesu ashimwe cyane. Mwamumfotoreye? Nawe uri kumubona? Nawe uri kumubona musaza we? Umurebe neza. Ibi ni ibintu bikomeye ahangaha. Wa mugabo we rero bampe mikoro hano nkubaze. Reka tube tunakoresha iyi. Ndashaka kukubaza ikibazo kimwe. Deja ahagarara hano iruhande rwa Germain. Genda umuhagarare iruhande nkubaze. Aho namwe muhindukiremo gatoya noneho iteraniro ribarebe. Ndashaka kukubaza wa musore. Pastor Germain ni mushiki wawe? Umushiki wanjye. Uwitwa Prophet Ganza mu muryango wanyu muramuzi? Turamuzi. Aha. Yarabakwereye? Yego. Mwamwemereye ko muzamuha Germain? Cyane. Umuryango warateranye urabyemeza? 100%. Tumye ngo umutanga? Yego. Banze tumukomere mu mashyi wa muryango. Hanyuma rero nagira ngo umfatire ikiganza cya Pastor Germain. Nkuko umuryango wabigutumye urangize icyo kiganza ugihereze Prophet Ganza. Ubundi uhita uhagararaho nkubwira amagambo nk'abiri nanjye ngutume muri uwo muryango. Binkorere rwose dore nanakubahe ngufashe mikoro. Mfatira ibiganza bye. Aha. Kiganza kerera. Tayari rero arafashe. Ntawurekura ngo wataka. Yes. Umva rero ngo amakuru y'ukuri. Ibintu ukoze urabe wabituma. Umukobwa imirimo yakoraga genda nawe ubuyikora. Ubwira ababyeyi ko wamutanze kandi atari bugaruke. Cyane. Hanyuma dore butangiye no kwira. Kandi uzi ko yavomaga, uzi ko yatoraga, mbese uzi ibyo yakoraga. Uzi amakuru naguha. Umuryango niba utari wanabikubwiye ubu wagowe byarangiye. Imirimo niwe ugiye kuyikora mu yandi magambo ugiye kumusimbura. Ahubwo amahirwe ntaguha genda hakiri kare butarira. Ngaho genda Imana iguha umugisha ubwira umuryango ati namutanze igendere. Warekuye wowe urarekura. Imana ishimwe cyane. Aramutanze. Yes. Reka rero noneho nemerere best man atambuke aze hano. Agarara iruhande rwa Ganza ariko inyuma. Yes, hari indahiro tugira nk'itorero. Izo nizo ndahiro ugiye kurahira aka kanya. Ariko ibyiza kugira ngo urahire n'itorero rikureba hindukira nawe uhindukira. Babanza ba mu protocole numara kumugira neza mu burenganzira. Neza ayari. Wowe bitunganya mu burenganzira. Yes. Kintu rero ugiye gukora Prophet. Ugiye gufataho nawe ni kiganza. Fata kuri uruka. Ugiye kuzamura ikiganza cy'iburyo ukizamuye cyane kubwa yandahiro ivuga ngo yasuzuguye indahiro yica isezerano. Yari aramanitse ukuboko kwe arahira arenga habikora. Hanyuma ugiye kuzamura ikiganza cy'iburyo best man mujye inyuma ariko we ntugaragare hagaragare uwitwa Prophet Ganza. Ikiganza nuko ukizamura cyane cy'iburyo. Prophet rero zamura ikiganza cy'iburyo ukizamuye cyane uko ugiye kurahira. Zamura ikiganza biri bworohe. Ikiganza urakizamura none ihengeka bikunda ariko byorohe. Zamura ikiganza babireba ngaho umwanya nuwawe. Ngewe Tuyishime Diodoni Ganza ndemera ko uyu niragire Germain ambera umugore. Tukazabana uko twabyiyemeje. Nzamukunda, nzamwubaha, nzamushimisha,
arwaye cyangwa ari muzima, mu bukire cyangwa se mu bukene, niwe mugore wanjye wenyine, nzabana nawe gusa, tukazatandukanywa n'urupfu, cyangwa se Yesu aje gutwara itorero rye. Imana izabifashamo. Tumukomere mu mashyi. Ibi bintu ntabwo byari byoroshye ariko birabaye. Twongere tumukomere mu mashyi. Hanyuma reka twemerere rero na Pastor Germaine. Ikiganza ugomba kukizamura cyane hejuru. Zamura ikiganza, uzamure cyane. Turi kubaboha. Yewe niragire Germaine, ndemera ko uyu Tuyishime Dieudonne Ganza ambera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje, nzamugandukira, nzamwubahisha, arwaye cyangwa ari muzima, mu bukire cyangwa mu bukene, niwe mugabo wanjye wenyine, nzabana nawe gusa, tukazatandukanywa n'urupfu, cyangwa Yesu aje gutwara itorero rye. Imana izabimfashemo. Mukomere Imana mu mashyi. Ayo mashyi twayongeraho ubwo turi gushimira abana bacu. Amen. Haleluya. Reka rero nemerere best man kugira ngo ampe impeta. Impeta ndazishaka. Ikindi kintu kibaho usibye kuzigenzura, okay, reka dusenge kuko impeta tubonye zemewe. Mana Data wa twese, umwami wacu, tukweretse izi mpeta aba bana bawe bagiye kwambikana nk'ikimenyetso cy'urukundo rwabo, uko zidafite itandukanirizo ndetse n'iherezo. Reka urukundo rwabo ntihazagire ikirutandukanya, kandi umunsi ku munsi bajye bumva amajwi yawe uri kubaganiriza, mu izina rya Yesu Kristo Mwana Mukiza wacu. Amen. Hanyuma rero Ganza, ugiye kunyemerera urebemo impeta uri buze kwambika umugeni wawe, ariyo ufata mu ntoki iyo uri bumwambike. Atote kosi. Rero nawe ifata. Hanyuma mugiye kurebana sasa, mbabwira icyo gukora. Best man urigira inyuma y'umuhungu wawe kugira ngo umushyirireho mikoro. Ganza rero tumaze kubahereza indahiro z'itorero, none muri aka kanya mugiye kuzihamisha ikimenyetso cy'impeta, ariko mu kumwambika iyi mpeta, ikirenza amagambo wamubwiye y'itorero twabahaye cyangwa se nk'indahiro z'itorero, ugiye kumwambika iyo mpeta, byatwara iminota 10, byatwara isaha, umubwira amagambo azahora yibuka, waba uri muri iki gihugu waba utakirimo, ku buryo azajya areba iyo mpeta akibuka amagambo wamubwiraga uyimwambika, ubundi agaseka utanahari. Ahubwo ubu nguhaye akanya ubanze witegereza ikiganza cye aho ugiye kwambika impeta, urutoki uruhitemo, numara kurwitegereza urumenye neza, ubundi umwegera, utera intambwe umwegera. Nta bintu byo kwiruka utwaza ibintu gakeya, ubundi ureba amagambo wamubwira, mwibutsa amagambo wamubwira ayo wahereyeho umuterete munsi wa mbere muhura, kandi noneho ubikora uri romantike. Haleluya. Umwanya no wawe. Nzagukora. Dayani.
arakomeje. Uyu ni umwanya we wisanzure, umureba mu maso, mbese mubwire pe, bwira umuntu ndagukunda kandi nzahora ngukunda. Germaine, odi destika devo beva desti dehan destai le kotesta evo beva le posha tisa the hodiza and for the stick of God. ye mubakomere mu mashyi. Oya mwihangane, ibyo ntago mwebwe byari ngombwa kubyumva, ahubwo yari arimo amwibwirira amagambo azajya yibukuru n'ururimi rwabo bumvikanamo. Hanyuma rero Pastor Germaine, nguhaye umwanya, nyitegereza, urebe urutoki rwe, umurebe mu maso, umwambike iyo mpeta, umubwira amagambo azajya yibuka, mbese umunezero. Bwira umuntu, mubwire, mwitegereza, umubwire. Ganza ndagukunda. Wandutiye benshi, wankuyeho igisuzuguriro, wakoze iby'abandi bananiwe, mubwire. wakoze iby'abandi bagiye bambeshya ntibabigeraho. Bwira umuntu, wabaye intwari, mubwire. uzahora uri intwari, nzakubaha. Akoshamana, iyi mpeta nkwambitse we tuzatandukanwa n'urupfu, mubwire, tubifashijwemo n'Imana. Amen. mubakomere mu mashyi. Hobera umuntu, hobera umuntu, hobera umuntu. Aha rero natwe turategereza, nibarekurana turakomeza. Buri hari ibyo ari kumubwira, mubwire rwose. Imana ishimwe, aramurekuye. Kankomeze noneho nanjye ubwo amurekuye. Imana ishimwe. Twakongera tukabakomera mu mashyi. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero muri aka kanya mu bikorwa bibiri bigiye kubaho, ubundi tugasa nk'abashoje cyangwa se abahumuje, tugiye kwemerera Prophète Ganza n'ubundi ahindukirira umudamu we, kuko abantu benshi nanjye ndimo mfite amatsiko. Aba bana banjye nabaherukaga ari abakobwa ari n'abasore, ariko ubu ni mpagararanye n'umugabo ndetse n'umudamu. Reka rero nemerere Prophète Ganza ubikore mu buhanga, ubikora n'ubwenge, ubikora n'urukundo, utwikurura uyu mudamu, wereka abantu umukobwa ujyanye kandi unezerewe muri byose. Ni nayo mpamvu tuguhaye aka kanya. Wabikora mu munota umwe, wabikora mu minota 10, mutwikurure, hanyuma ugira abantu mwereka. Sina ngombwa ngo mubereka akanya kanini, twikurura umuntu. Haleluya. Hanyuma nimushaka museke, itangazo ryavugaga ngo ntawemerewe kurakarira hano. Yikije umutima bwa mbere, ibi ndabisemuye. Ati barantwikuruye, ati barandebye, ati ndi umudamu. Gahoro gahoro umuriro uratse nona. Etopita kosire la bepe kotasi amaye te kosi. Turaje turebe rero umuriro ugiye kwaka, amashabaye menshi ari kurebayo, ibintu bira, umuriro watse. Ubwo reba twikurura umuntu, twaza gakeya, umuriro uratse. Ako kantu twikurura umuntu, twikurura umuntu. Banza umuhobereho, banza unamuhobereho, mbire ngo aramuhobeye. Hobera umuntu, ati ndagutwikuruye, ati ndakwerekanye, aka kanya ndagutsindiye. Turarara mu ijuru ritoya, ubu bari kubwira n'iby'ijuru. Mubwire ati mu ijuru uko biba bimeze, tangira ubitekerezeho. Aka kanya ijuru bagiye kuryinjira, barekurana. Ubwo turategereza, ubwo turategereza. Gahunda ni yabo. Wabigira ute ko gahunda ari ya makuru y'ijuru? Ijuru batangiye kuryumva, umuriro watse,
umuriro watse, ijuru batangiye kuryumva, ijuru batangiye kurifiringa. Yamaye nka kabaye. Turabategereza rwose. Wabigira ute? Karabaye noneho. Aya ni amakuru y'ijuru, mwihangane. Reka mubwire ibigiye kuba. Ubu nanjye ndategereje ngo ndebe. Mana we, ampucuri, akose mana, karabaye. Ibigiye ubu nabisemura rero. Imyaka yari myinshi niko avuze. Nari ngutegereje none ubu ndaguhobeye. Mukunzi ya Yesu. Etopita kwa seremo. Ati nari ngutegereje imyaka myinshi nagucakiye. Ndagufite. Imana ishimwe. Tubakomere mu mashyi. Ye baba we. Ngaho nimufatane mu biganza. Metro nibingibi ntabwo ari ubikora, ni wewe ubikora. Biriya ndi kubona yihanagura, wino ukora akazi uko kiriya kiganza cye ndagikeneye. Yes. Tuntu nk'utwo. Ndasaba rero pare nanjye reka nkwifashishe umfatire mikoro hano. Ingibi bikora nicyo bita indahiro. Yewe Pastor Jean Ndayisenga nemeje kumugaragara ko uyu Pastor Germain ndetse na Prophète Ganza ko babaye umugabo n'umugore. Mbyemeje mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Kandi mbyemeje mu izina ry'umuryango wa God is the Word nyoboye hano mu Rwanda. Ndetse mbyemeje shingiye ku mategeko dukoreramo y'iki gihugu ndetse nagenga insengero. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ikintu kigiye gukurikiraho ni ibikorwa bibiri tugasa nk'abasoza. Mube muretse kubahobera ndacyabafite. Mwebwe rero mu kamera birabaza kubasaba bigira hejuru. Reka nemerere Prophète Ganza ibintu warahiriye uze unabisinyire. Tera intambwe utambutse. Ibintu byose umuntu arahiye bigendana n'icyitwa sinya. Imyaka igihumbi ukagisoza mwami, icyo wavuze arabisinye ugikurikirana. Imyaka igihumbi ukagisoza mwami mana yanjye we, icyo wabwiye Ganza na Jerimeni uragikoze. Abantu bose babonye imbaraga zawe mwami, icyo wavuzeho ugikurikirana. Imyaka igihumbi ukagisohoza. Wabwiye Jerimeni kuzamuha Ganza, ubinyuza kuri YouTube, ahantu hose babona ineza yawe.
mwami mana yabera we icyo wavuze ugikurikirana imyaka igihumbi ukagisohoza mwami icyo wavuze ugikurikirana imyaka igihumbi ukagisohoza ayi mwami mana yabera we icyo wavuze ugikurikirana imyaka igihumbi ukagisohoza urabikoze 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 ayi mwami mana we icyo wavuze ugikurikirana imyaka igihumbi ukagisohoza ugikurikirana imyaka ibihumbi ayiwe ukagisohoza. Reka nemerere Vector aza kugira ikindi nkeneye anzanira. Hanyuma rero Prophete Ganza, urugo nicyo kintu cyonyine umuntu ahabwa diplome mbere yuko arwinjiramo. Mu buzima busanzwe turiga tugahabwa diplome cyangwa certificate turangije kwiga, ariko urugo niryo shuri umuntu ahabwa impamyabumenyi atarinjira mu rugo. Mbese winjira mu ishuri winjiranye na diplome. Tuyibahaye ku mugaragaro, mufateho mwese, hanyuma abafotora mufotore, bizabere urwibutso imiryango yanyu ndetse namwe ubwanyu. Biragaragara neza ibyo mukeneye. Turebe hano. N'umukozi w'umuhanga Yesu arakora. Aha, ndetse gato. Mu muco w'itorero hari impano dutanga abashumba. Mu muco w'iri torero cyangwa se nk'umuyobozi w'itorero, nagira ngo nkubwire Prophete Ganza ndetse na Pastor Germain, kubera urukundo tubakunda. Kubera urukundo tubakunda, ndashaka kubahereza iyi mpano, ariko nanabatongera aya magambo. Bibiliya mu bintu bibaho, abantu bavuga amagambo ariko Imana ikavuga ijambo. Hagati y'amagambo menshi ariko Imana isohoza ijambo. Amagambo menshi y'abantu arutwa n'ijambo rimwe ry'Imana. Mu kazi ugira kenshi, mu bikorwa uzajya usigamo n'akanya ko gusomera umudamu wawe ijambo ry'Imana. Iyi mpano tuyibahaye nk'itorero. Iyi mpano tuyibahaye nk'itorero. Urugo rwanyu ruzubakire ku ijambo ry'Imana. Urugo rwanyu ruzubakire ku ijambo ry'Imana. Icyo ni kimwe. Hanyuma Pastor Germain, mu kazi kenshi ugira, ahangaha habamo amagambo yururutsa imitima, hakabamo indirimbo nziza kandi zisubizamo umuntu imbaraga. Mu nshingano nyinshi uzagira mu rugo nk'umudamu, uzajya usigama akanya ko kuririmbira umugabo wawe. Dore tubahaye impano y'ikimenyetso kizajya kibafasha gushakisha uturirimbo twiza muri iki gitabo twafasha umugabo wawe. Imana izabashyigikire muri byose.
mwabafatoye bikira impano zabo. Imana ishimwe cyane. Reka rero umuntu witwa best man aka ni akazi kiwe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma igikorwa kimwe nicyo gisigaye hano. Reka nemerere ababyeyi ba Prophète Ganza ndetse n'aba Pastor Germaine bazamuke hano. Ndabashaka hano ababyeyi batambuke baze hano. Bagitambuka n'umukozi w'umuhanga Yesu ababyeyi batambuka. arakora Ababyeyi nibaze. ibyo ushaka bimewe nawe Yesu Uhagarara imbere ku ruhande rw'abana banyu. n'umukozi Hanyuma Teganza ndetse na Pastor Germaine mufashe mupfukame, mucire bugufi Imana, mupfukame hasi. Mwegere mupfukame. Perfect. Yes, iki nicyo kiberaho best man. Nagira ngo ababyeyi mwigira inyuma gato iruhande rw'abana. Ubajye inyuma nta kibazo. Aha, aho ngaho. Hanyuma nemera ko Imana itanga umugisha ibinyujije mu bantu batatu: umubyeyi ukubyara, umushumba ugushumbye, n'umuyobozi uyobora igihugu. Nagira ngo ababyeyi twemerere uyu mumama afate mikoro, ugiye kwatura amagambo meza urugo rw'abana babo, mbese ubakire mu magambo ya kibyeyi ahesha umugisha urugo. Murakoze. Ndashimira Imana yuko yamfashije ikampa abana bagakura. Uyu nguyu akaba ari we wari umuhererezi wanjye, none Imana ikaba imuhaye kugera ahangaha ageze. Igihe kikaba kigeze nawe akaba yumvishe ko agomba gushinga urugo. Nuko rero ndamusabira umugisha we n'umufame we kugira ngo Imana ibafashe bose bazagira inka n'abana, kandi tujye kumva inkuru nziza ko Imana ibafashije. Kandi ashimira Imana ko bamenye Imana izarushaho kubongera n'ibindi badafite. Ibyo niyo byo mbasabira, nanjye nisabira kugira ngo njye mbona baje kunsura banezerewe. Imana yakwicura. Amen. Batura amagambo ya kibyeyi. Mwiriwe neza hano muri runo rusengero. Nitwa Laurenti. Umwana wanjye, umukobwa wanjye yitwa Germaine. Mwifuriza ku rugo rwiza, Imana izabaha umugisha, batere imbere, bakire, bubahane n'abavandimwe n'inshuti n'abo basengana. Imana ibaha umugisha. Dukomere Imana mu mashyi ku babyeyi. Reka rero nemerere mushumba, ngwino dufatanye uyu murimo, kuko aho Imana iri n'abantu b'Imana bafatana mu maboko. Mushumba, Imana iguha umugisha kubwo kuza ngo dushyigikirane dukore uyu murimo. Ndakwemereye kugira ngo wegere aba bana ubatureho umugisha wa gishumba, basengera isengesho ibashyiramo imbaraga ndetse no gukomera mu rugo rwabo. Twese duhaguruke kugira ngo tubasabire umugisha. Mana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ise w'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye kandi akazuka, uyu mugoroba turongeye turagushimiye kuba ubukwe bw'abana bacu. Habwa icyubahiro mwami w'abami. Satani yanga ubukwe, ariko we Kristo ugakunda ubukwe.
unyemerere uru rugo uzarurinde ikintu icyo ari cyo cyose kitavuye ku ntebe yawe. Uzabane nabo muri uru rugendo bagiyemo, uzabashyigikire, bazabyare, baheke. Mwuka wera buri kimwe cyose bazerekezaho amaboko yabo kizabahire. Inzira zose bazacamo zizaba inzira z'umugisha. Inzira zose bazanyuramo zizafunguke. Aho inzugi zose zari zifunze ushiremo amavuta zorohe, babona inzira nziza. Uwiteka we, buri kimwe cyose bakibone. Guhera uyu munsi wa none bajye mu mashimwe arutayo babagamo. Guhera uyu munsi wa none baguke kurusha aho bari bari. Kandi kuva uyu munsi wa none ubahereza umugisha w'iburyo, umugisha w'ibumoso, iburasirazuba n'iburengera bwaryo. Oh haleluya. Buri kimwe cyose bakibone. Twese nk'abana b'Imana tugukomeye amashyi tugushimira kugiye gushyigikira uru rugo mu izina rya Yesu. Amen. Mugiye kumfasha. Uku tubahagurukije niko Imana ihagurukije ubuzima bwawe. Imana ishimwe. Reka mbasabe mwese duhaguruke mbabwire igikorwa cya nyuma tugiye gukora. Ntacyo ababyeyi nimwisubirire mu myanya yanyu. Imana ibaha umugisha. Nizere ko bafashe ifoto y'ababyeyi. Hanyuma ababyeyi nimwisubirire mu mwanya nta kibazo. Ugiye kunyemerera best man bitubikore twihuse. Profete Ganza ngushimiye mu maso y'aba bantu. Kandi nkubwira aya magambo ngo ndagukunda. Kandi urugo rwawe ndabakunda. Batuyeho umugisha wa kibyeyi wa gishumba. Muzabyare. Muzagira umugisha wo muri iki gihugu. Imiryango y'umugisha y'amahanga izabakingukire. Muzarushaho gukunda itorero. Dore mbatongereye mu maso y'Imana. Musize barumuna banyu. Musize abatoya urimo. Muzarushaho kubafata mu maboko. Muzabashyigikire. Intambwe muteye nayo bazayitera. Muzahore mukunda itorero. Ganza nkubwire, umuntu abyarwa rimwe. Umuntu ubu kugusezeranya bikorwa rimwe si kabiri. Ubu ndiso igihe icyo ari cyo cyose uzaba wanyubahutse, igihe icyo ari cyo cyose uzaba wansuzuguye imbere y'iteraniro n'indahiro warahiye, nibyo bizaguhama. Biragusaba gucira bugufi Imana n'umushumba wawe. Muzarushaho gukora kandi ubuzima bwanyu muzabuharire gukorera Imana. Muzitange mu murimo w'Imana. Muzakoresha ubutunzi bwanyu n'ubwenge bwanyu mu murimo w'Imana. Muzarushaho gukunda Imana mwibuka ibyo yabakoreye. Kandi natwe tuzarushaho kubasengera. Imana izakomeza kubana namwe. Murasa neza kandi itorero turabakunda. Best man na metron ntibibe iby'ifoto. N'ubundi muzakomeze kubaba hafi. Muzabarinde icyabasenyera urugo. Ahubwo muzabashyigikira ibihe byose. Ntibibi byaka kanya byo kubahagarara inyuma isaha imwe cyangwa umunsi umwe. Ahubwo igihe cyose mujye muhora mukurikirana icyateza urugo rwabo imbere. Azaba ari cyo mushyira imbere. Kandi Imana izabaha umugisha, izabana nawe. Kubw'izo mpamvu ni mu ntwarira aba bageni gahoro bahagarara ahangaha. Hanyuma senga isengesho isoze babwira igikurikira. Mubatware gake. Wagarare mubatware uziko yahubuka hari kubera imbaraga zibari nke. Mubamanure gahoro gahoro. Hanyuma bahagarara ahangaha bareba abakristo.
ntuzigera umvamo dore babazaniye urankunda aho mureba itorero gutyo ye tugiye kubatongera mu gukorera Imana. Ufate kino giseke mwembi, ufate twese nk'abari hano mu rusengero tugiye gufata ituro ryacu, tugiye gutura bano bana. Ikintu mbasaba, kubera ko hagiye gukomeza izindi gahunda, si ngombwa kubabwira amagambo menshi. Wowe ngwino utanga ituro ryawe, ubundi nunababwira ubabwira ijambo rimwe, ariko aka kanya tugakore mu kanya gatoya kugira ngo n'izindi gahunda zikomeze. Uko mufashe icyo giseke, uko bagiye kubaturira, uko bagiye gutanga ituro, azaba ari ku rugo rwanyu ruzaturwa, muzagira abashyitsi kandi abashyitsi b'umugisha mu rugo rwanyu. Abantu rero mutambuke dukora uwo murimo kugira ngo dusoze. Mutambuke. Hanyuma kandi tubikore duhagaze. Abantu twese duhaguruke kugira ngo dukore uwo murimo, ubundi dusenge isengesho risoza. Umugisha w'aba bombi n'amahoro adashira. Mutambuke dukore uwo murimo twihutishije. Mutambuke abantu twese dukore uyu murimo tuwubashye duhagurutse. Mutambuke. 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 Mutambuke dukore uyu murimo mubasuhuza. Mutambuke. Mutambuke. Abana b'itorero babakunda kandi Imana ibanezeza muri byose. Munyemerera abantu twese duhaguruke mu gihe tugiye gusoza iki gikorwa. Abantu twese duhaguruke. Abana aho muri hano mwese muhaguruke. Vector bafashe igiseke cyabo. Mutambuke mushyiremo rwose, uretse babashyigikire. Amen. Ngaho bafashe. Gans, nagira ngo nkwemerere urebe hano ndetse n'umukobwa wawe. Ariko ko baguhaye ikiganza ukaburekura umugore wawe, ufite iki muri byose? Hanyuma ba basore n'abakobwa baguherekeje nabo nibahaguruke.
abasore mutanga inzira